Mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka twigire hamwe igitabo cyitwa Think and Grow Rich cyanditswe n'umugabo wita Napoleon Hill. Think and Grow Rich, tekereza ukire, tekereza ube umukire. Ni igitabo cyiza cyane, ni igitabo kirimo amasomo menshi ahambaye yagufasha kwiteza imbere, yagufasha guhindura ubuzima. Niyo mpamvu niba ufunguye iyi video ukwiriye kuyumva kugeza irangiye kugira ngo ntihagire isomo na rimwe rigucika. Bahaye ikaze, njye nitwa Mr Sam. Uyu munsi reka turebere hamwe amasomo y'ingenzi akubiye muri iki gitabo, muri iki kiganiro. Wayikaze niba warakoze subscribe, warakanze like, witeguye kwiga, fata agakayi n'ikaramu ubundi twige amasomo y'ubuzima, amasomo azadufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze, tugatekereza mu buryo bwa business, ibintu byose tukabikora kinyamwuga, ubundi ubuzima bukagenda neza cyane. Reka twigire hamwe igitabo cyitwa Think and Grow Rich cyanditswe n'umugabo wita Napoleon Hill. Tekereza ube umukire. Mbahaye ikaze. Reka nkubaze ikibazo kimwe dutangira mu iburiro ry'iki gitabo cyangwa se muri introduction, uko umwanditsi atangira yibaza: ese ukorera amafaranga angahe ku munsi? Uyu munsi wakoreye angahe? Ese amafaranga ubona arakunyuze? Amafaranga winjiza arakunyuze? Ubaye mu buzima wifuzaga? Utuye mu nzu wifuzaga? Ese wiyumva nk'umukire? Wiyumva nk'umuntu wageze yajya? Ibyo ni ibibazo ukwiriye kubanza gutangira wibaza mbere y'uko twinjira muri iki gitabo neza uko cyakabaye. Banza wibaze ibyo bibazo, hanyuma utekereze niba wumva koko ukwiriye kugera ku butsinzi. Uri gukora cyane buri munsi kugira ngo ubigereho, cyangwa urategereje nyine utegereje intsinzi ko izakugeraho? Ibyo nabyo ni ibintu ukwiriye gutangira wibaza. Ese umwanya urimo ukwemerera kwacivinga cyangwa se kugera kuri izo ntsinzi? Ese ubika amafaranga angahe? Uyu munsi wabitsa angahe? Ese uramutse urwaye ejo wakwivuza ayahe mafaranga? Ese hari ubundi buryo wabaho mu gihe akazi ufite uramutse ukabuze? Ibi ni ibibazo dutangiranye n'umwanditsi yibaza ndetse abaza n'abantu bose bifuza gusoma iki gitabo. Ese utakaza amafaranga angana iki ku biryo, kuri internet, wishyura ibintu byo mu rugo, wishyura ideni, wishyura inguzanyo, ibyo byose ubitakazaho amafaranga angahe? Ubu ngubu utangira wibaze, ese ukeneye gutembera isi? Ukeneye kwiga experience? Ukeneye kwimenyereza ubuzima? Ukeneye kumenya ubundi buzima bwo hirya no hino ku isi? Ese ushobora kubaho uramutse udafite amafaranga? Ibi ni ibibazo ukwiriye kubanza kwibaza. Ubu ngubu ushobora gutangira gutekereza uti ubu ngubu meze neza, ariko nanone ujye umenya ko iyo umeze neza uyu munsi ari cyo gihe cyo kuba wategura uko ejo bizaba bimeze. Ibi ni ibibazo by'ingenzi umwanditsi atangira yibaza. Reka dukomeze tumenya amasomo y'ingenzi akubiye muri iki gitabo. Ni igitabo cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi cyane. Ndizera neza ko iki gitabo nturamuka ucyumvise neza uko cyakabaye, byanze bikunze bizakugeza ku butsinzi. Ni igitabo cyanditswe n'umugabo wita Napoleon Hill. Ubu ni umwe mu bagabo bahagaze neza b'abanditsi, banditse ibitabo byagurishijwe cyane kurusha abandi ndetse ari mu b'imbere cyane. Ibitabo byahinduye ubuzima bw'abantu benshi cyane, nawe byahindura ubuzima bwawe. Tekereza mu buryo butandukanye, ukore mu buryo butandukanye, wizere mu buryo butandukanye, kandi buri gihe ujye wumva ko ukwiriye intsinzi. Bityo reka dutangire kuri chapitre ya mbere y'iki gitabo, dutangira twumva neza ibyo umwanditsi yashatse kwigisha abasomyi. Chapitre ya mbere iravuga ngo the power of thought, cyangwa se imbaraga ziri mu kuvuga, imbaraga ziri mu kwatura. Iyi ni chapitre uyu mugabo atangira abwira abantu ko ibyo dukwiriye kuvuga bikwiriye kuba ari ibintu bizima kandi bitwubaka, kuko akenshi ibyo ushobora kwiyaturiraho bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe uko byagenda kose. Ese wumva ukwiriye kwakira ibintu byiza? Wumva ukwiriye ibyiza? Wumva ukwiriye intsinzi? Ese amagambo agusohokamo ni ayahe? Buri gihe ujya utekereza ku bantu b'abamiliyoneri bahereye hasi bagakura bakagera ku nzozi zabo, cyangwa buri gihe ubutekereza ku bantu bakoze bigahomba b'abahombyi, abantu bakoze bikanga? Abakoze bikanga ukwiriye kubigiraho amasomo, ariko nanone sibo bantu bashobora guhora mu ntekerezo zawe, kuko intekerezo zawe nizo zirema ubuzima ubamo.
umwanditsi Napoleon Hill avuga ko uba ukwiriye gukontorora byanze bikunze intekerezo zawe kandi ukirinda kumva ko udakwiriye intsinzi. Yatanze urugero kuri Thomas Edison. Uyu Thomas Edison ni umugabo wavumbuye aya matara ducana mu mazu, agaragaza ko uyu mugabo yatekerezaga mu buryo bwiza kandi bukwiriye, ndetse agakora cyane bitarimo kuva ku izima, kuko uyu mugabo ngo yatsinzwe inshuro zigera ku 10,000 mbere y'uko avumbura iri tara dukoresha. Bivuze ko nyine ko byanze bikunze gukwiriye gutekereza neza mu buryo buri positive kandi ntugapfe kuva ku izima uko ubonetse kose. Ugomba kumva ko ukwiriye intsinzi, ukwiriye ibyiza, ukumva ko you deserve success. Icyo ni ikintu cy'ingenzi ukwiriye gutekereza. Niba ushaka kuba umutsinzi, ugomba kubanza kumenya neza icyo ushaka mu buryo bwuzuye. Ese ushaka kuba umukire? Uzubaka business? Uzatanga akazi se? Ukeneye gutembera se? Ukeneye ibifaranga byinshi se? Ese ubukire ushaka buri mu yihe shusho? Wabudefinitsa, busobanure neza. Ntabwo umuntu yakubaka inzu ngo irangire ataratangiranye igishushanyo mbonera. Ese wowe ubukire bwawe wifuza cyangwa se ibyo wifuza kugeraho ni ibiki? Bimeze bite? Wabisobanura gute muri make? Aho kuvuga ngo nkeneye amafaranga gusa, ngo nshaka kuzaba umukire, ibyo gusa oya. Ugomba kubanza wasobanura neza ikintu wumva ushaka mu buryo busobanutse neza cyane, kuko nta muntu ushobora kubaka inzu adafite igishushanyo mbonera ngo iyo nzu izarangire kandi ibe inzu ya nyayo. Iri ni isomo rikomeye cyane. Tekereza, niba ushaka gutangira business yawe, wumva ushaka kuba umutsinzi, wumva ukeneye guhindura ubuzima bwawe, mbere na mbere ugomba gutekereza ko uzahura n'imbogamizi. Niba udafite amafaranga, nta experience ufite, nta kintu na kimwe ufite, ariko ibyo bintu urashaka kubigeraho, imbogamizi rero ugomba kwitegura guhura nazo, kuko ntabwo zatangira uhereye ku bintu ufite nyine byinshi. Uzahera hasi uhure n'imbogamizi, ariko nanone imbogamizi nizo zizatuma ukomeza gukura, ukomeza kugera ku byo wifuza. Uyu ni Napoleon Hill. Ni ibintu byumvikana, intekerezo zawe, uburyo wumva ukwiriye intsinzi, uburyo ubyizera. Ibyo bintu ni wowe ugomba kubyigiramo wowe ubwawe. Si ngombwa ngo ubibwire abandi, si ngombwa ngo ubyumvishe abandi ko ukwiriye intsinzi, kubyizeye. Si ngombwa ngo wirirwe ujya ugira umuntu n'umwe ujya kubibwira, kuko ibyo si ngombwa kabisa. Ibyo urebye ahanini aba ari affairs zawe, niko twabyita. Ni ibintu uba ugomba kwigiramo wowe, ugakomera muri wowe ku buryo nta kintu na kimwe gishobora kuba cyakunyeganyeza uko cyiboneye. Wifitemo ubushobozi, ubwo bushobozi buba businziriye. Ni igihe cyawe cyo kuba wabubyaza umusaruro. Imbaraga zawe, urugendo ruba rushoboka, ariko nanone mu gihe wakoresheje bwa bushobozi bukurimo. Uyu ni umwanditsi. Niba ushaka intsinzi, tangira kandi utangirane intekerezo nziza. Tangira ibyo ukora, ariko nanone mbere na mbere ubanze uhindure intekerezo. Utekereze ibintu binini, urote ibintu binini, kandi wumve ko ibyo bintu ubikwiriye mu gihe wabiharaniye. Ibuka ko intsinzi ari ikintu gihera mu ntekerezo zawe mbere y'uko kijya mu bikorwa. Ntabwo waba ikintu utigeze utekereza, kitigeze kiza no mu mutwe wawe. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Ibaze uyu munsi ibintu utekereza. Ese utekereza ku ntsinzi? Utekereza waratsinze? Ese ujya wibona nk'umunyembaraga? Ujya wiyizereramo? Ujya wumva ko ibintu bigomba kuzajya ku yindi level uko byagenda kose? Wumva ko ibintu bizagira ku rundi rwego? Cyangwa nawe uri muri ba bantu bumva ko ibintu bikomeye bagomba kwifata amapfubyi? Icyo ni ikintu uba ukwiriye gutekerezaho, nk'uko umwanditsi agenda abitubwira. Tekereza ko intsinzi ukeneye isobanutse neza, ushobora kuba wayisobanura neza, uyifitiye plane. Napoleon Hill avuga ko abantu babaye abatsinzi bafashe ibyo bifuza bakabikoramo ukuri, bakabishyira muri plane, ubundi bakabikora, bakabihindura ukuri. Banza usobanure neza ikintu ushaka kugeraho, ikintu wumva ko nyine uzageraho. Icyo kintu ukimenye neza mu buryo busobanutse, nta
nta bundi buryo nyine wumva ko utagisobanura, aba ari ikintu gisobanutse neza cyane. Utekereze ku mbaraga zawe, ku mwanya utakazaho ibintu byinshi utekereza. Ubundi chapitre ya mbere muri iki gitabo yibanda ku ntekerezo zawe. Tekereza, ushaka kuba umukire? Ubwo bukire se, niba ushaka kuba umukire, ushaka gukorera amadolari 100,000 mu mezi 12 ari imbere, nibwo uzumva ko uri umukire? Uzaba umukire ari uko wubatse business yawe. Urwo ni urugero rw'ibintu ushobora kuba watekereza. Umuntu umwe ashobora gutekereza ko azaba umukire igihe azaba yubatse iyo nzu, cyangwa se yubatse iyo business, cyangwa se akorera ayo mamiliyoni buri mwaka. Ubukire bwawe bugomba kuba busobanutse neza cyane ku buryo ikintu wumva uzageraho aba ari ikintu gihora mu ntekerezo zawe kandi gisobanutse mu buryo bwuzuye, nk'uko enjeniyeri ajya gutangira inzu yarabanje kuyishushanya, yaratekereje ikintu, igisabwa cyose kugira ngo iyo nzu yuzure. Nawe nicyo kintu usabwa kugira ngo iyo nzu uyubake yuzure. Ntukibeshye na rimwe ngo wumve ko uzaba umukire mu buryo ubitekereza gutya gusa uti nzaba umukire. Ibyo ngo wumve bihagije, nta buryo busobanutse neza, nta gishushanyo mbonera kigaragaza ukuntu uzagera kuri ubwo bukire wifuza kugeraho. Reka dufate urugero, nk'uko uramutse wifuza kwiga Icyongereza, wifuza kuzamura Icyongereza cyawe, aho kuvuga ngo urashaka kumenya Icyongereza, vuga ngo uyu munsi reka mfate iminota 5 mvuge interuro 5, cyangwa se njye mvuga interuro mu minota 5 buri munsi, njye mvuga amagambo y'Icyongereza mu buryo buhoraho. Icyo gihe uzaba ufite igishushanyo mbonera. Uzavuga ati niba nshaka kongera kwiyongera mu buryo bwo mvuga Icyongereza, uyu munsi ngiye kujya mvuga buri nteruro 5 buri munsi. Nyuma y'igihe runaka Icyongereza nzaba nkizi. Uru ni urugero Napoleon Hill yatanze. Ukareba video zigisha Icyongereza, ugashakisha abantu muvugana icyo Cyongereza, ugakora ibintu byose bigaragaza ko nyine, cyangwa se bifite ahantu bihuriye no kuvuga icyo Cyongereza. Ntukibeshye na rimwe ngo wumve ko ikintu uzakigeraho mu gihe ukihunza, cyangwa se mu gihe icyo kintu utakibamo. Niba wifuza kumenya icyo Cyongereza, nk'uko yatanze uru rugero ku Cyongereza, avuga ko niba wifuza kukimenya uba ugomba kukivuga kandi ugahorana n'abantu bakivuga, bityo nawe ukagenda wiyongera. Utekereza uti ndashaka gutwara imodoka. Ese iyo modoka niba nkeneye kuyitwara binsaba iki? Binsaba kugenda nkiga uko itwarwa, nkareba iki byose kugira ngo nanjye ubutaha nzayitware. Ntabwo uzavuga ngo nkeneye gutwara imodoka ariko utazi n'ahantu bigishiriza gutwara imodoka. Icyo ni ikintu cyumvikana kandi gisobanutse neza. Ugomba kumenya ngo ibintu ushaka kugeraho birasobanutse neza, wabisobanurira umuntu. Atanga urugero avuga ko abantu benshi babaye abatsinzi muri ubu buzima ari abantu bagiye bagira intego rimwe na rimwe zikanga, ariko ntibabe kwizima bagakomeza. Aha yatanze urugero Thomas Edison, wa mugabo w'umunyamerika wavumbuye itara. Mbere yuko arivumbura yatsinzwe inshuro zigera ku 1000, abikora bikanga, akongera akagerageza. Ese wowe urinde uzakora ikintu rimwe, 2, 3 ukavuga ngo byanze birakunaniye? Niba witeguye kuba umutsinzi, wumva ko uzaba umutsinzi, jya witegura ko no gutsindwa bibaho ari urugendo rwo kugera kuri ya ntsinzi yawe. Thomas Edison yatsinzwe inshuro 1000 mbere yuko avumbura itara, ariko nyuma yaje kurivumbura. None ubu ngubu itara dore akamaro rifite, mu buvumbuzi buhambaye ikiremwa muntu cyagizeho, kuko amatara namwe muzi akamaro afite, ntabwo ari ngombwa ngo twirirwe tuyavugaho byinshi. Nawe rero ntukumve ko ugiye gutsindwa, watsinzwe 1, 2, 3 ngo wumve ko ibintu birangiye. Jya wigira ku masomo y'abantu nka ba Thomas Edison batsinzwe inshuro nyinshi ariko ntibave ku izina. Bityo nawe bizagufasha gutekereza neza ko urugendo rugikomeje, kabone n'ubwo ibintu waba ubona bitari kugenda neza. Kontrola intekerezo zawe kandi jye witondera ibintu ukora mu buryo buhoraho. Ese ni ikihe kintu uhora ukora buri munsi? Buri munsi urabyuka ugakora ibintu bidafite aho bihuriye na za nzozi zawe, na ya mafaranga wifuza kugeraho, na bwa butsinzi bwawe.
jye witondera ikintu buri segonda ryose urimo buri munsi, ujye wibaza niba riganisha kuri za ntego zawe. Ntabwo uzaba umushoferi mu gihe wirirwa uri ahantu hamwe utazi n'aho imihanda iba, wirirwa mu nzu, inzozi zawe ari ukuba umushoferi, ntabwo wazigeraho nyine wirirwa mu nzu. Mu rugero atanga, niba wifuza kugera ku kintu runaka, jya umenya ko buri munsi wawe icyo kintu hari ikintu wakoze gito kikiganishaho izo nzozi z'icyo kintu wifuza kugeraho, nibwo uzagera ku ntsinzi. Tekereza wowe ubwawe, ukeneye kwakira intego, ukeneye kugera ku byo ushaka, ukeneye kwacivinga, ukeneye ubutsinzi, ukeneye kugira ayo mafaranga, ariko se uri mu buzima buganisha kuri ibyo bintu wifuza kugeraho, cyangwa biri mu ntekerezo zawe gusa, naho ubundi ubuzima bwawe butandukanye nabyo? Ibyo bintu bugomba kubanza wabitekerezaho neza. Kurura ishusho ya nyayo igaragaza ikintu wifuza kugeraho. Buri gihe ujye wumva ko iyo shusho ikuri mu mutwe. Akenshi hari n'abatanga ingero zo kuba wafata nk'ishusho y'icyo kintu ukayandika, ukayiprintingisha neza, ukayimanika ahantu ukunda kureba. Ibyo buriya nabyo ngo ni ibintu bifasha cyane. Niba wifuza kubaka inzu, ukagenda ukayiprintinga neza, ukayishushanya neza, ukajyanira abantu b'injeniyeri bakayigukorera neza, ukayimanika ahantu uzajya uhora ureba buri munsi. Buri munsi buri uko wanyuze ibagahita bikwibutsa ko inzozi zawe ari ukugera kuri icyo kintu. Buriya ibyo bintu nabyo ngo birafasha cyane. Iki gitabo kibanda cyane cyane ku butsinzi buhereye mu mutwe, kuko ntabwo waba umukire mu mutwe nta bukire burimo. Icyo ni ikintu uba ukwiriye gutekereza. Ni nayo mpamvu umwanditsi igitabo cyise Think and Grow Rich. Ese ukikijwe n'abantu bameze bate? Abantu bagukikije ni abantu bagufasha, ni abantu bagutera imbaraga, cyangwa ni abantu bari aho ngaho gusa? Ibyo nacyo ni ikintu ugomba kwitaho. Niba ukikijwe n'abantu batagutera imbaraga, baca intege inzozi zawe, ibyo ni ibintu bitazigera bigufasha na rimwe mu rugendo rwo kugera ku nzozi zawe. Kontrola abantu bagukikije, uvuge ngo abantu bankikije ni abantu beza bazima bangira inama. Bitari ibyo waharutwa ukabaho wenyine, ariko uzi neza ko uri mu murongo w'inzozi zawe. Abantu bagukikije, ibyo bintu ugomba kubitekerezaho neza, kumenya ko hari abantu bakubaka. Intambwe ntoya nizo zigenda zubaka ikintu kinini. Ujye utekereza ko intsinzi atari ikintu kizaza mu munsi umwe. Ujye utekereza ko ubutsinzi ni urugendo. Napoleon Hill asobanura neza ko mu rugendo rwo kuba umutsinzi atari ikintu uzakora rimwe. Ni ibikorwa, ni ugutsindwa, ni ibyifuzo, ni ukubaka ukagera ku ntsinzi. Ntabwo ubutsinzi ari ikintu uzagira ahantu hamwe giteretse ahantu. Ubutsinzi ni urugendo, nk'uko n'ubuzima ari urugendo. Ugomba kwizera urugendo, ugakomeza kurukora, ntugahagarike utaragera ku byo ushaka. Ugomba gukomeza until you need to take at the first step. Ugomba gukomeza guhera ku ntambwe ya mbere, gake gake ukagenda uzamuka ama esikariye. Ese ibintu ushaka kugeraho urabyizera? Aha ni ikintu yakomeje kugarukaho cyane. Ugomba kwizera ibintu ushaka kugeraho. Ese ushobora kubisobanura neza mu buryo busobanutse neza? Ese aho wari uri ejo niho ukiri uyu munsi? Ibyo ni ibintu nabyo uba ugomba gutekerezaho. Napoleon Hill muri iki gitabo atekereza ko mu by'ukuri uba ukwiriye kuba mu bihe bikumvisha neza ko inzozi zawe byanze bikunze uzirimo. Nta byo gukora ikintu ngo wumve ko uyu munsi niba bitagenze neza ngo wumve ko ukwiriye gucika intege ukivemo. Niba ukeneye kubaka ikintu, ugomba kumenya ko ari urugendo nyine, atari ikintu uzagera mu buryo bw'uwo munsi umwe. Exactly, kugira ngo ugere ku butsinzi mu buzima bwawe, ugomba kumenya neza ko ari ibintu bizagusaba guhozaho, kudacika intege, kuba ari ibintu bisobanutse neza, ari ibintu biri mu ntekerezo zawe, kandi ubitekereza mu buryo bwiza. Ubundi ibyo bintu ukagenda ubyatarakitinga. Aha asobanura imbaraga zidasanzwe ziri mu gukurura ibintu bihuje n'ibyo dutekereza. Ese intekerezo zawe zitekereza ibintu bizima byibuze? Ahazaza hawe iyo uhatekereje wumva ari hanini bihagije, kandi ukahatekereza mu buryo bwiza?
jya utekereza wumve ko ahazaza hawe byanze bikunze hagomba kuba heza. Ubundi isanzure rirarema, asobanura ko isanzure rirema. Atanga urugero aba atlete, bano bantu bakora amasiganwa yo kwiruka, abashoramari, abavumbuzi, abayobozi, abo bose ngo baba bafite imitekerereze y'ubutsinzi, kuko ibintu bakora ni ibintu biba bidasanzwe. Abashoramari, aba atlete, abashoramari n'abavumbuzi, aba bose buriya mu mitwe yabo ngo hagomba kuba habamo ikintu kidasanzwe kijyanye n'ishyaka ndetse no kwizera ibintu bitarabaho, kuko ntabwo waba ubukire birenze uko ubutekereza. Gira ishusho nyayo igaragaza ikintu wifuza kugeraho mu mutwe wawe. Ishoramari ushaka gutangiza, ubwigenge ushaka kugira mu bijyanye n'amafaranga, niba wumva ko aribwo uzaba ugeze ku butsinzi, iyo ni intambwe ikomeye izatuma wacigenga cyangwa se ugera kuri ibyo bintu. Funga amaso yawe ubundi uture mu nzozi zawe. Close your eye and live in your dream. Funga amaso yawe utekereze iyo nzu wayigezeho, utekereze izo modoka wazigize, konti yawe yuzuye, utekereze amafaranga menshi wifuza kugera, utekereze ubutsinzi bwawe bwose wifuza kugira. Ufunga amaso, umedite, wiyumvishe ko ubwo buzima wabugezemo. Ujya ahantu hatuje, ubundi ukurura amashusho ya nyayo akugaragaza ibyo bintu ubirimo, ubundi ukore. Isanzure rizajya rigenda rizana bya bintu wagiye utekereza biri mu ntekerezo zawe, bizajya bigenda bikubera impamo. Ubundi ni nk'ubufindo, ibi bintu ngo bikora nk'ubufindo kabisa, ku buryo ibintu utekereza, ibintu biri muri mind yawe, ibintu biri mu mutwe wawe bigenda bihinduka ukuri umunsi ku wundi. Ntukigere na rimwe wiyaturiraho ibintu bibi ngo wumve ko ewana, buri gihe ugomba guhora uri positive man, positive guy, ubundi ukiyizereramo, ubundi ugakora. Abashoramari bato bahera hasi, hari igihe batangira nta mafaranga bafite, ariko kubw'inzozi n'intego na viziyo y'ibintu baba bashaka kugeraho, ugasanga bamwe babigumyemo, ubundi bakagera ku butsinzi, abandi bagacika intege bikanga. Ariko wowe uba ugomba kuguma ku ruhande rw'abantu batabivamo, kandi ugahora uri positive, ukimagina cyangwa se ugatekereza neza ubutsinzi bwawe wabugezemo. Uyu mwanditsi atugira inama yo kuba abantu bifitiye icyizere, abantu biteguye guhangana na buri mbogamizi yose bahura nayo, ubundi ibintu bakabasha kuba babikora mu buryo babiteguye, kuko isanzure naryo ryumva ibyo dutekereza ndetse rikareba n'ibyo dukora. Kora, wimagine intsinzi yawe, ubundi isanzure ryo rirarema. Ese ubundi ikintu ushaka kugeraho urakizi, cyangwa nawe uri nka bamwe bagendera mu kigare bumva ko nzaba umukire, nanjye nzagira ibi, ariko mu buryo nawe wumva neza utasobanurira nk'umuntu kabone n'ubwo yaba aje kugushoramo n'amafaranga. Mu rugero, umuntu aje kugushoramo amafaranga cyangwa se ashaka nko kugufasha, akakubwira ngo musobanurire neza bya nyabyo igishushanyo mbonera cy'ibintu ushaka kugeraho cyangwa se cy'ubukire wifuza, ibyo bintu urabishoboye, wabikora, cyangwa ni bimwe byo mu kigare gusa? Jya utekereza wumve ka kantu twahereyeho tuvuga ko nta mwenjenyeri ushobora gutangira kubaka inzu adafite igishushanyo mbonera. Nawe ntabwo waba umukire mu gihe bitari mu mutwe wawe, mu gihe nta gishushanyo mbonera nyine wabikoreye. Uyu bamwita Napoleon Hill. Ni igitabo cyiza cyane, Think and Grow Rich. Ugomba gukora ibikorwa mu buryo buhoraho, kandi buri gikorwa cyose ukoze buri munsi kikaba kiganisha kuri ya ntsinzi yawe. Tekereza ibintu ushaka kugeraho wabigezeho, buri ntsinzi yose wagize ukayiserebura cyangwa se ukumva ko ari intambwe nziza. Buriya ibi nabyo ngo birafasha cyane. Jya ufata umwanya wishimire ibyo wagezeho, buri step yose uteye ujye wumva ko nyine ari ikintu gikomeye cyane, kuko nabyo ni ibintu bitera motivation muri wowe imbere, ubundi ukagira imbaraga mu buryo bw'imitekerereze, ugakomera cyane, bityo ibintu byawe byose bikajya bigenda byikora. Hari igihe kigera ibintu bikaba nk'ubufindo, ugasanga ibintu biri kugenda neza mu buryo utabitekerezaga. Niba ushaka gutangira business ntoya, uru ni urugero atanga. Intambwe ya mbere ni ugukora plan
igishushanyo mbonera cy'uburyo uzabigeraho, ugashaka amakuru y'aho hantu ugiye kuyikorera, ukiga kuri iyo bizinesi, ugatunganya iyo bizinesi. Intambwe ya mbere ugafata umunsi wo kugenzura aho hantu, ubundi ugatangira bizinesi yawe. Bishobora gukunda uwo munsi kubona bitangiye bigenda neza, cyangwa se bigatangira bitagenda neza, ariko icyo uba usabwa nta kindi ni uguhozaho. Ntiwirinde kumanika amaboko ngo wumve ko ibintu byanze. Ushobora kwandika detaye za buri kintu cyose wifuza kugeraho ku rupapuro mu myaka 5 iri imbere. Ese mu myaka 5 iri imbere wifuza kwibona uri mu bintu runaka, wifuza kwibona ufite amafaranga runaka, wifuza kwibona wageze ku butsinzi runaka. Ibyo bintu niyo umaze kubyandika, ubundi ukabishyira ahantu nk'ururebo, buri gihe ukajya utekereza, wumva ko ibyo bintu byanze bikunze bigomba kukugeraho uko byagenda kose. Ni nk'ubufindo, ubukire ni nk'ubufindo, ni mu mitekerereze, ni mu buryo ibintu ubitekereza, ubundi intekerezo zawe zikarema ibikorwa bifatika n'amaso yawe ukabibona. Ugomba kwitegura kwakira amahirwe uko yaba angana kose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyi nayo n'indi ntambwe uyu mukire atugira inama, Napoleon Hill. Niba ushaka gutekereza, aha yatanze urugero ku mukire bita Jeff Bezos. Yahereye ku gitekerezo gito cyane ubwo yashingaga akabotike gatoya gacuruza ibitabo online, ariko ubu ngubu niwe uhagarariye isoko rikomeye cyane ricuruza ibitabo ndetse n'amahahiro magari nka Amazon. Kandi ibi bintu ngo yabihereye ku gatekerezo yagize ari gato. Ubundi nawe ushobora guhera ku gitekerezo gito cyane, ubundi igitekerezo kikagenda cyaguka. Ntabwo waba umukire uhereye ku bintu binini uko byamera kose. Si ngombwa ngo ube ufite ibya mirenge kugira ngo ugire ibindi byinshi. Yahereye ku gitekerezo gitoya uyu Jeff Bezos ubwo yajyaga gutangiza ikigo twese tuzi cya Amazon, ariko kuri ubu ngubu Amazon ni ihahiro mpuzamahanga, abantu bose bararikoresha. Igitekerezo gito gikomeye gifite nyiracyo ufite intego, icyo gitekerezo byanze bikunze kigomba gukomera. Kuri ubu Amazon ni kampani ikomeye cyane iyoboye, tutatinda kuvuga ko iyoboye izindi binyuze mu gucuruza ibintu online cyangwa se kuri internet. Gira ishusho ya nyayo y'ahazaza wifuza kugera, ubundi utere intambwe ya mbere, ukreye inzozi zawe, usobanure neza intekerezo zawe, ubundi ibyo bintu utekereza ubitangizemo ibikorwa bito bito. Ibyo bikorwa bito bito ujye ubikora mu buryo buhoraho, ubundi ibintu bizajya bigenda byikora. Ni nk'ubufindo, za ntekerezo zawe zizajya zigenda zirema ukuri kw'ibintu nyine, bya bintu biri mu bitekerezo byawe na bya bikorwa ugenda ukora gake gake utava ku izima, bizajya bigenda byikora. Ni nk'ubufindo. Napoleon Hill asobanura ko ubumenyi ndetse n'ubuhanga n'ubushishozi, ibyo bintu ntabwo byakugeza ku butsinzi mu gihe hatabayeho ikintu bita guhozaho. Ushobora kuba ufite ubwo bumenyi, ufite n'ubuhanga, abantu bose bavuga ngo urakomeye, uzagera ku bintu bikomeye, ariko iyo hatajeho ikintu kijyanye no guhozaho, ibyo bintu akenshi bikunze kurangira nta kintu kizima bigezeho. Ni ibanga rikomeye cyane. Iri ni ibanga yise ibanga ry'inkota, Secret of Weapon World. Ni ibanga ry'inkota kabisa. Ni uburyo ushobora kuba wahindura intekerezo zawe ukazigira ukazishyira mu kuri. Your mindset, ibintu utekereza. Yatekereje ku mugabo nka Albert Einstein. Uyu ni umugabo wabaye umuvumbuzi ukomeye cyane. Uyu ni umugabo wari genius, cyangwa se yari umuhanga udasanzwe mu bintu bya physique. Steve Jobs nta kintu na kimwe yari azi kuri computer, ariko ntabwo byamubujije kuyitondera neza ngo ayitegure neza, bityo avumbure ibintu byose dukoresha bijyanye n'ama iPhone. Kandi ni ibintu atatangiranye. Elon Musk nta buhanga budasanzwe yari afite nyine buhambaye, ariko ubu ngubu ni umushoramari ukomeye cyane mu by'ikoranabuhanga, ni umuvumbuzi, ni umwenjeniyeri. Aba bose ntabwo ibi bintu buriya bavutse ngo basange birahari, nabo ni ibintu bagiye bageraho bitewe na discipline bagiye bagira mu mitwe yabo. Ushobora gusoma ibitabo ukajya kwiga, ukumva ibiganiro nk'ibi ngibi,
buri gihe ukajya wumva ko ugomba guhora mu murongo uganisha kuri za nzozi z'ikintu wifuza kugeraho. Ushobora gushora mu kugira ubuzima bwiza buzira umuze, mu kugira imitekerereze myiza, ushobora kwigira mu gukemura ibibazo runaka. Ibyo byose ni ibintu ubundi bikwiriye kugufasha kuba umutsinzi uko byamera kose, mu gihe wabishyizeho umutima kandi ukabikora neza, wabitekerejeho neza cyane. Aba bakiri tumaze kumva n'aba bavumbuzi bose ntabwo ibi bintu bigeze babivukana. Ntugagire ikibazo, tangira uyu munsi, utangirire aho uri, utangirane ibyo ufite. Tangira uyu munsi, utangirire aho uri, utangirane ibyo ufite. Ushobora gusoma ibitabo byiyungura ubumenyi, ushobora kujoyininga cyangwa se kujya ahantu hari abantu baganira ku bintu byunguka. Ushobora gutangira business, ushobora gutangira ishoramari ritoya, ushobora gutangira kwita ku buzima bwawe, kwita ku mirire yawe, gukora imyitozo ngororamubiri, ugasoma buri munsi, ukiga amasomo yo kuri internet, online courses. Ibyo byose ni ibintu bizagufasha kwacivinga ibintu cyangwa se kugera ku bintu ushaka kugeraho. Ugasoma ibitabo, ukajya mu mahuriro y'abantu biga ku mishinga. Ibyo ni ibintu bibaho, ndetse ukiga kugabanya igiciro cya buri kimwe cyose ugiye kujyamo kijyanye n'inzozi zawe. Yes, iri naryo ni isomo rikomeye cyane. Gabanya igiciro. Buriya abantu bose mwese mushobora kujya mu isoko mukagura ibintu bimwe, ariko ntimubigure amafaranga amwe bitewe n'uko buri wese ameze, cyangwa se bitewe n'uko buri muntu wese azi kudiringa. Mushobora kugura ibintu bimwe ariko ntimubigure amafaranga amwe. Ubwo nabwo ni ubumenyi uba ukwiriye kwiga. Ugomba kugira umuntu uzajya kugira inama mu gihe ubona nyine ubishoboye, cyangwa se wamubona ari ibintu bitakugora. Kugira umuntu twakwita nk'umumenta wawe nabyo ni ikintu uyu mugabo atugiraho inama, kuko agufasha kukuruganiza ibintu byawe neza, kubishyira ku murongo, ndetse no kugera ku bwenge bw'ibintu wifuza kugeraho. Umumenta ngo ni ikintu cyiza cyane gifasha abakire kugera ku byo bashaka. Umuntu w'umumenta. Isomo rya 4, igire mu burambe. Ugomba kwigira muri experience. Niba uyu munsi warasomye ibitabo, warize ibintu, waragize ute, waratangije proje zimwe zigakunda izindi zikanga, ibyo byose ni ibintu uba uri gukuramo amasomo. Ugomba kwigira muri buri gikorwa cyose ukora. Ikindi, ntugahagarike kubaza ibibazo. Yes, ugomba buri gihe kubaza ibibazo byose biganisha ku butsinzi wifuza kugeraho. Jya uhora uri umuntu ugira amatsiko, kuko abakire benshi, bariya abavumbuzi bose tubona, abashoramari bose bakomeye, ni abantu bibaza ibibazo bakagira amatsiko. Nyuma yo kugira amatsiko bagakora ubushakashatsi, bagakemura ikibazo runaka, ubundi bakaba abakire. Uri umuntu w'umunyamatsiko nyine, ugira amatsiko. Ibyo ni ibintu nabyo bifasha abantu b'abatsinzi, kuko mu bibazo akenshi nibwo haba hihishe amahirwe. Ni ikintu ugomba kuzirikana umunsi ku wundi. Bihura n'inyota yo kumenya, yo gushakashaka ubumenyi, yo kwihugura kuri buri kimwe, kuko akenshi amahirwe, ibyo bintu nibyo amahirwe aba yihishemo. Kumenya ibyo ushaka kugeraho, kumenya ubutsinzi wifuza kugeraho, kumenya uburyo uzakemura ibibazo bikomeye. Ibyo byose ni ibintu byikusaniriza hamwe, byahura n'intekerezo zawe n'ishyirwa mu bikorwa, ugasanga ibintu ubigezeho neza cyane. Aha yaduhaye urugero rw'umukire bita Warren Buffett. Warren Buffett ni umwe mu bagabo bahagaze neza ku isi mu mafaranga bitewe no gushora imari. Uyu mugabo yarabanje ngo yiga amasomo ajyanye na business, yiga ibintu by'ubukungu, abanza kubyihuguramo neza, ubundi atangira gushora imari ye gake gake, agenda azamuka. Ubu ngubu Warren Buffett ni umwe mu bakire bahagaze neza ku mubumbe. Jya wibuka ko ibintu bitazaba mu ijoro rimwe. Uzatangirira hasi ku ntambwe ya mbere, ugenda uzamuka gake gake. Iki nacyo ni ikintu uba utagomba kumenya. Nk'uko uri mu rugendo rwo gukura mu buryo bugaragara inyuma, nabwo uba ugomba kugira urugendo rwo gukura mu buryo bujyanye n'ishoramari, buryo bujyanye na business, buryo bujyanye no gukabya inzozi zawe. Ugomba kumenya ko intsinzi uyikwiriye. You deserve success. Intsinzi urayideservinga, wumva uyikwiriye bitewe n'ibikorwa ukora.
rimwe na rimwe ujya ukora ibikorwa bihambaye ku buryo nawe uzumva koko intsinzi birenze no kuba ugikwiriye bitewe n'ibikorwa ukora. Uba ugomba kumenya ese imbogamizi ziri muri ibyo bintu ni ibiki. Risk knowledge allow you to take a risk with confidence. Kuba wafata risk cyangwa se kuba wafata umwanzuro wo gukora ikintu benshi batinya gukora, ariko bitewe n'icyo wifuza kugikuramo ukaba wafata risk. Ariko nanone ugomba gufata risk mu bintu wateguye neza, mu bintu wakoreye imibare, bitari bimwe byo gusimbukira mu cyobo utazi uko kireshya. Intambwe ya kabiri, ukiga gukemura ibibazo. Abakire benshi dufite muri iyi si ni abantu babashije gukemura ibibazo runaka, baritegereje mu bwenge bwabo babona ko hari ikibazo runaka, ubundi bahita bazana igisubizo, ubundi bahita baba abakire. Ku mwanya wa gatatu, sangiza ubumenyi bwawe abandi. Uko ubusangiza abandi niko nawe ugenda urushaho gukura. Uko usangiza abandi nibwo nawe ugenda urushaho kugira experience, ndetse nawe wumva ibyo bintu neza cyane. Ntukiyugireho, fata umwanya wawe usangiza abandi ubumenyi ufite, bityo wubaka ibintu bizaramba mu bihe biri imbere, mu bihe by'imyaka n'imyaka iri imbere. Wubaka ibintu kuko bifite garante y'igihe kirekire. Ntugatekereze ibintu mu buryo bw'ijoro rimwe ngo wumve ko ibintu ari wowe bishingiyeho gusa. Abantu bakomeye cyane twemera mu mateka basize ibigwi bihambaye cyane, ni abantu bagiye bakora ibintu kandi bakagira ubumenyi basangiza mu bandi, kugeza na n'ubu ngubu tukaba tukibona bimwe mu musaruro w'ibikorwa bakoze cyangwa se basize ku isi. Ugomba kwiga kongera ibyo ushaka, kongera ubumenyi bwawe. Ikindi, ubumenyi bushyashya, ibintu bishyashya buriya ni ibintu byiza cyane ukwiriye kwihuguramo, ukamenya ko uba ugomba kugera ku butsinzi buri mu ntekerezo zawe. Uba ugomba kugira intekerezo nyine ziri positive. Ubu ngubu ushobora kumenya imbaraga wifitemo, cyangwa se kwishakisha ugashaka ikintu ushoboye. Ese ushoboye iki? Ntabwo ushoboye ibintu byose, ariko byanze bikunze hari ikintu runaka ushoboye kandi wakora neza. Abenshi icyo kintu nta nubwo waba bakizi. Icyo kintu rero uzakimenya ari uko wakoze. Urubuga rwa Google, YouTube, aho haba amasomo yo kuri internet kandi wareberaho, wakwigiramo ibintu byinshi ku buntu. Ni ikibazo cyo kuba wabiha umwanya gusa, ubundi ukaba wakwiga, ukaba wamenya icyo ushaka, ukaba wamenya ibyo ushaka kugeraho mu masomo aba ari kuri izi mbuga, kandi bisaba internet gusa, nta kindi kintu bisaba. Ukumva ibiganiro nk'ibi ngibi, ibyo byose ni ibintu bizagufasha. Abakire benshi dufite, abatsinzi benshi dufite muri iyi si ni abantu bize neza ubumenyi kandi ntibahagarare. Ni abantu bakoze mu buryo buhoraho, batigeze bahagarara, kandi bakomeje gukora, bubaka ibintu nk'aho intsinzi itagira umupaka. Intsinzi ntabwo igira umupaka. Ushobora gutekereza neza ku bumenyi wifuza kugira ngo ugere ku ntsinzi yawe. Ese usabwa iki kugira ngo ubutsinzi ushaka kugeraho ubugereho? Bigusaba iki? Ubwo bumenyi ubushake, hanyuma utangire gushyira mu bikorwa gake gake. Uko umunsi uzajya ugenda wicuma, uzajya ugenda ubona ko ibintu watekereje biri kugenda biba impamo. Ni ikintu kidasanzwe kwiga guhangana n'imbogamizi, ndetse aho waba uri hose ukumva ko uri mu rugendo kuganisha kuri za nzozi zawe. Napoleon Hill muri iki gitabo yise Think and Grow Rich yigisha ko kuba persistence, guhozaho, ndetse no kuba wumva ko intsinzi buri gihe iba ari ikinyuranyo cyo gutsindwa, ari ibintu bikomeye uba ukwiriye kwigiraho amasomo akomeye. Iyo watsinzwe biba bibaye ikinyuranyo, ariko ni isomo uba ukwiriye kwandika muri agenda yawe. Ku bantu bari mu nzira zo kuba bakire, ntabwo batsindwa, ahubwo bariga. Ibyo bamwe bita intsinzwi, we aba yize, ubundi urugendo rugakomeza. Abafite ubushobozi bwo gukora ibintu kabone n'ubwo baba batameze neza. Bitari bimwe byo kuvuga ngo uzakora ikintu ngo ari ukomeze neza gusa. Uba ugomba kwiga kugira iyo discipline yo gukora ikintu uko byagenda kose, kabone n'ubwo waba wimva ko utameze neza. Ukiga uko byagenda kose gushyira imbaraga mu bintu wabanje kubona ko ari byo bintu ugomba gushyiramo imbaraga zawe. Ese ujya wibaza iki kibazo, kuki ukeneye kugera kuri ubwo butsinzi? Kugira ngo wemeze abantu se? Kugira ngo abantu bavuge ngo uri umuntu ukomeye?
kugira ngo isi ikumenye, cyangwa ukeneye kugera ku butsinzi kugira ngo wowe ubwawe wumve ko nyine aricyo kintu wagombye kuba waraziye, aricyo kintu wagombye kuba ukora kugeza n'uyu munsi? Ibyo ni ibintu ugomba gutekereza ukamenya ngo impamvu ukeneye ubwo buzima bwiza, impamvu ukeneye kuzana itandukaniro ryawe ku isi, impamvu ukeneye ubwo butsinzi, ukabanza wasubiza ibibazo nk'ibyo ngibyo kandi ukabiha ibisubizo byiza byumvikana. Ese ibyo bibazo kuri uyu munsi cyangwa se kuri aka kanya wabasha kubibonera ibisubizo? Uzi impamvu ushaka gutsinda? Uzi impamvu ushaka kuba umukire? Icyo kibazo wagisubiza. Uzi impamvu ushaka kugira ayo mafaranga menshi? Uzi impamvu ushaka kugira ubwo buzima bwiza? Ibyo ni ibibazo nabyo uba ukwiriye kwiha ibisubizo byiza kandi byumvikana neza cyane. Niba buri gihe wumva ushaka kuba umutsinzi, buri gihe wumva ushaka kumuvinga uva ku ntambwe nk'ujya ku yindi, ugomba kumenya ko guhozaho ariyo ntego, nta gucika intege, nta kuva ku izima, nta kubivamo, kuko iyo ucitse intege bihita wibagirana. Kandi ntabwo isi igiha agaciro abantu bari bafite inzozi zihambaye cyane batigeze bashyira mu bikorwa, cyangwa se abantu bari bafite ibitekerezo bikomeye batigeze bashyira mu bikorwa. Isi iha agaciro ibintu, ibikorwa, ntabwo iha agaciro ibitekerezo ufite. Urugero, niba ushaka kujya kubaka umubiri, ugomba kujya muri gym ukiyubaka ukagira umubiri ukomeye cyane. Niba ugiye muri gym ukabikora uyu munsi rimwe, ubundi ugahita uvayo ntuzasubireyo, icyo gihe uzaba utsinzwe byanze bikunze kurusha umuntu wajya ajyayo gake gake iminota mike ariko agahozaho. Uwo muntu niwe uzagera ku butsinzi kurusha wowe uzajyayo uyu munsi ukabikora cyane ariko ntuzasubireyo. Iri naryo ni isomo rikomeye uba ukwiriye gusigarana muri iki gitabo. Ntabwo ubutsinzi uzabugeraho ari uko wakoze ikintu none cyane ubundi ngo uparike. Urutwa n'umuntu wakoze akantu gake gake, gato ariko agahozaho, kuko bavuga ko igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoreshejwe, ahubwo bitewe no guhozaho. Gutsindwa ni amasomo akwigisha uburyo uzagera ku butsinzi mu gihe kiri imbere. Naryo ni isomo ukwiriye gusigarana. Ikintu kizazana itandukaniro ry'umuntu watsinze n'uwatsinzwe nuko areactinga, cyangwa se n'uburyo yifata igihe yatsinzwe. Ese iyo watsinzwe wiyumva ute? Ukora ute? Urashwana ugatongana ugatuka abantu, cyangwa se uricara ugatuza ukakira isomo ry'ibyabaye ubundi ugatekereza ku ntambwe ikurikiye, cyangwa se umanika amaboko kumva ko ibintu birangiye? Abo ni abantu babiri. Icyo nicyo kizagana umutsinzi n'umutsinzwi, uko wifata nyuma yo gutsindwa, cyangwa se nyuma y'uko ibintu bitagenze uburyo wari warabiteguye. Iyo watsinzwe jya ubifata nk'amahirwe yo kwiga, wibaze uti nzabikora ku ntambwe ikurikiye. Don't let fail stop you. Ntugatume gutsindwa biguhagarika. Buri muntu wese watsinze, buri mukire wese uzi, buri muntu wese uri ku gasongero, buri muntu wese ubona ukumva ko ari mu butsinzi, uwo muntu wese yigeze gutsindwaho, yigeze gukora ibintu biranga, ageraho kuba yamanika amaboko, ariko aravuga ati ntabwo nshobora kumanika amaboko. Iryo ni ryo tandukaniro rye n'abandi ubona byananiye. Buri muntu wese wumva ko yatsinze hari aho yigeze kugera agatsindwa, ariko itandukaniro rye n'abandi nuko we atabivuyemo. Nawe wifitemo ubwo bushobozi bwo guhangana n'izo mbogamizi, ubundi ukakira buri mahirwe yose aje mu buzima bwawe. Buri mbogamizi mu buzima bwawe ni amahirwe yo kwiga ndetse no gukomera kurushaho. Niba uri kugenda ukabona bitari kugenda neza, jya wumva ko nyine ukwiriye kwibabarira, ubundi urugendo rugakomeza. Ntugategereze ngo hari umuntu uzaza kukubwira ngo sori mwihangane ibintu ntabwo byagenze neza. Jya wumva ko nyine buri gihe ari wowe ugomba kwibwira ayo magambo yo kwikomeza, yo kugukomeza, mu buryo bwo gutekereza inzozi zawe, ubumenyi bwawe mu guhozaho. Ubundi aba ari cyo gihe cyawe cyo gukomeza kwa purayinga buri bumenyi ufite, ukagenda ukura umunsi ku wundi. Uko iminsi igenda yicuma, za nzozi zikagenda ziba impamo nk'uko wagiye ubitekereza.
uyu ni umugabo bise Napoleon Hill. Think and Grow Rich, tekereza. Iki gitabo gishingiye ku mitekerereze yawe, ubundi ugatekereza ugakira. Kibanda ku kintu kijyanye na mind, ni nk'ubufindo. Tekereza nyine ugakira, bivuze ko ubukire bugomba kubanza kuba mu ntekerezo zawe. Ushobora kuba waratangiye ibintu utabikora neza, ariko igihe kikazagera ukabikora neza, ubuzima bwakira abantu babikoze neza uko ibintu byagombye gukorwa. Ntabwo ubuzima buzigera bwakira excuses cyangwa se inzitwazo. Niba nta kintu wakoze ukavuga ngo hajemo imbogamizi, cyangwa se ngo watekereje ngo ibintu byinshi ngo utashobora, cyangwa se ngo utuye ahantu habi, utuye mu buzima butakwemerera gukora ibyo bintu, ibyo ni ibintu ubuzima butazigera buha agaciro na rimwe. Ntabwo ubuzima bujya buha agaciro excuse cyangwa se inzitwazo. Ubuzima bureba ku muntu wabashije gukora ibintu uko byakagombye. Nta muntu n'umwe uzigera arema ahazaza hawe uretse uko wowe uzaharema. Nta muntu uzigera atekereza ahazaza wifuza kugeraho kurusha wowe ubwawe. Ubushobozi n'imbaraga biri mu biganza byawe. Hitamo amahirwe yawe, tekereza ikintu wifuza kugeraho. Inzozi zawe ni wowe uzizi, nta wundi muntu uzi ahazaza hawe, nta wundi muntu uzi future yawe uko ushaka ko izamera. Ibyo byose ni ibintu bigomba kuba biri mu ntekerezo zawe, akaba ari nawe ugomba gukeya inzira zatuma ibyo bintu bigeraho biba impamo. Akaba ari nawe ugomba kwitegura guhangana n'imbogamizi zose azahura nazo kugira ngo ibyo bintu bibe impamo. Ikintu kijyanye no kuva ku izima ni ikintu umwanditsi adaha agaciro muri iki gitabo. Uko byagenda kose ugomba gukomeza gukora ibintu byawe uko byaba bikomeye kose. Inzozi zawe ugomba kuzitegereza, kandi ugategereza ukongera ugategereza kugeza igihe zabera impamo. Mu gutegereza ariko ugomba kuba ukora, ntabwo ari ibyo gutegereza gusa nta bikorwa. Kuri ubu ngubu uba ugomba kuba uri mu gihe cya nyacyo cyo kuba wagera ku nzozi zawe, kubw'imbaraga wasizemo, kubw'amafaranga washoyemo, kubw'ubumenyi washatse. Ibyo byose ni ibintu bizajya bigenda bigugira umutsinzi uko byagenda kose. Gake gake ubuzima bigenda fresh cyane kabisa. Uyu ni umwanditsi Napoleon Hill. Ugomba kwitoza gukura, ukigiraho kugira ubutsinzi. Ibanga riri mu butsinzi rikomeye cyane. Uyu mwanditsi ajya ku musozo agira inama abantu, nuko udakwiriye guhagarika gukora. Never stop. Uko byagenda kose iri ni ibanga rikomeye. Ntugahagarike, komeza ukore tu. Keep walking, komeza ukore. Nubwo waba wumva bitameze neza, nubwo wabona bigenda gake, nubwo waba ubona nyine ibintu bitari kugenda nk'uko wabipanze, utiyumva neza, komeza ukore. Komeza. Iri ni ibanga rikomeye umwanditsi agira abantu muri iki gitabo tugera ku musozo. Komeza ukore uko byagenda kose. Ubundi inzozi zawe ziri mu ntekerezo zawe, jya ukomeza uziyumvamo, uzifiringa. Jya ufata umwanya uzitekerezeho, wiyumve nk'aho ibyo bintu ushaka kugeraho wabigezeho. Wiyumve mu buryo bwiza, intekerezo nziza. Ubundi ukomeze ukore bya bikorwa byawe bito bito biganisha kuri za nzozi zawe. Ibyo byose ni ibintu bizajya bigenda bituma bya bintu biri mu mutwe wawe nk'inzozi, nk'intekerezo biba impamo. Aho waba uri hose, waba uri kugenda aho waba uri hose, ntukave ku izima, kandi intekerezo zawe zijye zihora ziri positive, zitekereza neza, zitekereza ibintu byiza. Utangirira aho uri, utangirane ibyo ufite, ubundi ufate umwanzuro uyu munsi, utangire uyu munsi. Aya ni amabanga akomeye umwanditsi agira inama mu buryo bwo gusoza iki gitabo. Imbogamizi uri guhura nazo uyu munsi ni amasomo y'intsinzi uzageraho ahazaza. Ntukiva muri comfort zone, tekereze neza, ubundi ibintu byose bisa naho bigusubiza inyuma, uvuga uti ibi bintu bigomba guhagarara. Muri iyi si harimo amahirwe menshi ku bantu batacitse intege, ku bantu bakora cyane, ku bantu biteguye kwakira buri ntsinzi yose cyangwa se buri mahirwe yose aje mu rugendo rw'ubuzima barimo. Intsinzi ntabwo igira umupaka, ugomba gukomeza gukora, ukizera, ugapushinga kugeza uyigezeho.
jya hanze utekereze urebe inzozi zawe wumve ko ibyo bintu uba ugomba kubigeraho uko byamera kose. Ndabashimiye, njye nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukiri TV kandi subscribe kandi like, tubafitiye n'ibindi biganiro byinshi kandi byiza bibigisha uburyo mwagera ku butsinzi binyuze mu gukora cyane. Uyu munsi twareberaga hamwe igitabo Think and Grow Rich cyanditswe na Napoleon Hill.